VUP Vision Umurenge Program ni gahunda yashyizweho na leta y'u Rwanda iri ku ruhembe mu kurandura ubukene mu miryango. Imirimo y'amaboko yoroheje muri gahunda ya VUP yegenewe ingo ziri mu bukene bukabije, zirimo umuntu ushobora gukora ariko akagira inzitizi nko kuba yita ku mwana utarageza imyaka 14, kuba afite ubumuga butamubuza gukora, akuze ariko ashoboye gukora, cyangwa se akaba ari urugo rugizwe n'umuntu umwe w'igitsina gore. Mu nkingi y'imirimo y'amaboko yoroheje ya VUP, abagenerwa bikorwa bashobora guhabwa akazi mu buryo bubiri. Hari uguharura imihanda mu rwego rwo kuyibungabunga, hari ugufata neza ubusitani no gutegura ingemwe z'ibiti n'imbuto. Iyumvira uko uyu musaza inkunga y'ingoboka yamuhindura imibereho, ariko nawe abigizemo uruhare. Je nitwa Nsengimana Télésphore, nkaba ntuye umurenge wa Save, akagari ka Zivu, umudugudu wa Rwanzana. Mbere ntarabona akazi muri VUP, je n'umugore wanjye barabona ubundi giye mbana n'ubumuga, naramugaye bakakaboko kanjye karimo natije nyine, ubu ntikazamuka, sinshobora kukazamuka. Ubwo rero nta kuntu nashoboraga no kuba najya guca inshuro ngo umuturage abe yankoresha, nta mbaraga mfite. Ubwo umugore wanjye twari abakene, akabyuka akajya guca inshuro, ubwo tukiberaho gutyo muri ubwo buzima turi abakene rwose. Aho marire kubonera akazi muri VUP, ntangiye kugenda nkora bampemba, ntangira kugenda burya mu cyaro ikintu cya mbere cy'ingenzi ni ukurya. Burya umuturage twebwe mu cyaro yamaze kubona ibiryo, burya ibindi byose yabyakemutse ubuzima ayo yabugezeho. Nuvuga rero nk'ubu ngubu hano aka karima mureba hano nahinze ibigori, niho umunani wanjye rwasi nsindenga hepfo, urabona ko hepfo hari indi nzu, ni akantu kadafashe. Ariko maze gukora muri VUP natangiye kwatisha, ndatisha ntangira kweza, kubona noneho ibiryo nshobora kurya. Burya kugira ngo ufite umutekano w'inda ni uko wabyibuze ufite ibiryo ushobora kurya amezi 6. Iyo ibyo biryo utabifite burya nta mutekano w'inda ufite. Ariko ubwo byaje gahoro gahoro, turagerageza je n'umugore turumvikana rwose, turagerageza dutangira kugera tubona umusaruro. Dutangira uko nkora muri VUP bigenda bizamo, noneho ndatangira ndatisha, noneho kwa kundi twajyaga twacaga inshuro, ubu noneho natwe twatangiye gucishisha abandi inshuro, dutangira gushyiramo natwe abantu baduhingira mu murimo. Abana batangira kwiga, ariko mu muhigo nari mfite nanasinyaga muri kariya gatabo kacu k'umuhigo, ni ukubona inzu yo kubamo. Urabona iyi nzu ni iy'ababyeyi banjye barapfuye, niba murabona ko ishaje, ishaka no kugira, ariko ubu nayo ndateganya kuzashaka urunzayisana. Urabona iyi niyo yubakira, urabona ko itaruzura, ntiruzira cyakeneye kugira kuri. Urabona nkaho harimo ibati mu idirishya sindakinga. Nk'ubu ngubu ejo bundi nari mfite ibiti hariya, nasatuje bya biti 3 narabisatuje, mbona imbaho, mfite imbaho ngo 50, natanze ibihumbi 25 kugira ngo bazisature. Ubwo urumva inzugi nzabasha gushyira mu byumba, nayivugure shyirimo n'agasima, ntabwo bizandushya nk'uko byari kundushya nzikuze. Ubwo ibyo byose ni iterambere rwose nshimira Kagame, ni iterambere VUP yamariye.